Gusomana mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bituma icyo gikorwa kigenda neza mu buriri, dore ko nyine iyo bikozwe neza byorohereza umugabo ndetse bigatuma ageza umugore we kugera ku byishimo cyangwa se ku ndunduro y'ibyishimo. Akenshi rero iyo hatabayeho ububobere bw'umugore igihe yumva cyangwa se ashaka gukora imibonano mpuzabitsina, bituma nyine umugabo atirekura neza, ariko hari n'uburyo yasoma umugore agahita atoha, bityo akabariro kagenda neza. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo tugiye kuganira kuri uyu munsi hano ku Muhuro TV, kugira ngo tukubwire neza ngo ufashe kumenya neza uburyo wasomamo umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe, igikorwa kikaza kugenda neza cyane. Nkwibutsa rero niba uri mushya utarakora subscribe wayikora, kugira ngo nyine ujye ubasha kubana natwe umunsi ku munsi. Nawe warangije kuyikora ugakanda nyine ugakora comment ukatubwira nyine icyifuzo cyawe. Icya mbere rero ni ukumukoza ururimi ku munwa. Mu gihe utangiye gusoma umugore wawe, ni byiza ko udahita ufata iminwa ye ngo uhite nyine umusoma vuba vuba. Nyine turabizi ko ijambo ni buhoro buhoro, ahubwo ugomba kubanza mbese ukayikozaho akarimi ukazengurutsaho gahoro gahoro, bityo igihe cyo gutera akabariro nikigera uzasanga nyine yatose, igituba cyatose, afite ububobere budasanzwe. Uburyo bwa kabiri, gukoza umunwa ku bice bitandukanye by'umubiri. Ubu buryo bukorwa igihe nyine umugabo akoze iminwa ye ku bice bitandukanye by'umugore, ariko bigasaba ko nyine igihe gihagije akora nyine igihe gihagije, kuko bishobora kuba ngombwa ko yifuza ko batera akabariro ako kanya, bitewe n'ubushyuhe bw'imbere mu mubiri usanga buba mbese bunaniwe kwihanganira impinduka ziba ziwubayeho, bikanatuma nyine atuta bya hato na hato cyangwa se nyine agira ubushake bukabije cyane. Icya gatatu, uburyo bwa gatatu nyine ni ukumusomana umusubirizo. Ubu buryo ni igihe usoma umugore wawe musa nkaho mukina, aho ukoza umunwa wawe ku bice hafi ya byose, ariko ukawukozaho mu masegonda make cyane, wongera uhita ukuraho, uko nyine nako ugenda usimburanya kuri ibyo bice byose by'umubiri. Ibyo bituma umutera kugira amerwe, bityo agasa naho ashaka ko ufatiraho, ariko nyine ugasa naho umwiyaka, kugeza nyine nawe ageze ku rwego rwa nyuma yumva ububobere mu myanya y'ibanga, cyangwa se mu gituba nyine haje ububobere bukabije cyane, ndetse twavuga hatose bikabije cyane. Uburyo bukurikiyeho bwa kane ni ukuvuga ngo uzirinde gusoma umuntu utiyitayeho. Wowe mugabo, mu gihe ufite ubwanwa bugufi mbese buhanda, uzitonde, uzasanga nyuma yo gusomana umugore arimo kokerwa ku mubiri we woroshye. Birakwiye rero ko umugabo ategura imisaya ye nta handi, mbese ni ukuvuga ngo ntahande umubiri w'umugore, kuko nyine ushobora kwibwira ko ugiye kumutegura, nyamara icyo gihe ugiye kumubihiriza, cyangwa se twavuga ko ugiye kumwangiza. Uburyo bwa gatanu, uzirinde gusoma mu nkanka. Ni ukuvuga ngo hari abasoma bagakurayo ururimi rwose bakarugeza ku nkanka z'umukunzi, ku buryo mbese bamubuza guhumeka. Ibi si byiza, ahubwo gabanya ururimi rwawe gusomana. Ubundi gusomana ntabwo ari ibintu bimeze gutyo byo guhatiriza, kuko gusomana ni ukwishima. Uburyo bwa gatandatu hano twababwira, n'ubundi turacyari ku Muhuro TV, uzirinde gusomana ku rupfu, cyangwa se akantu twakwisa the kiss of the death, cyangwa se the kiss of death. Ni ukuvuga ngo uzi gusoma umuntu ugasanga mu kanwa ke hanuka, mbese hanuka nk'inyama ziboze. Ibaza ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo rero oza mu menyo yawe, kandi ujye uhindura uburoso bw'amenyo nibura buri mezi 3. Ikindi ugomba kumenya ni uko abantu batanywa itabi badashimishwa no gusomana n'abarinywa. Irinde rero kurya ibiryo bigira impumuro ikomeye, cyangwa se nk'ibitunguru. Mbese mbere yo gusomana, niba uzi ko wabiriye nyine, wabanza ukitunganya neza mu kanwa, cyangwa se wenda mukaba mwize ko mwabisangiye. Irinde none gusomana wasinze, uzi neza ko uwo musomana mutasangiye, cyangwa se we atigeze asoba ku nzoga. Buri gihe cyose ugomba gukora ibishimisha mugenzi wawe, kuko iyo atishimye nta byishimo nyine nawe ashobora kuguhereza. Gusomana kwiza rero ni uko umuntu yibuka na nyuma yo kubikora. Gusomana ni uburyo nyine bikwerura ibyo utakwatuza, mbese amagambo nko kumubwira uti ndagukunda, uramuke mpora ngutekereza
n'ibindi. Nyine gusomana ni ibimenyetso byerekana ibyo bintu byose mvuzeho haruguru. Uku gusomana rero biragenda bigatera umugore akanyamuneza, akumva nyine umubiri we wose urimo kwirukamo utuntu tw'ubushagarira cyangwa se agashanyarara, ku buryo ukora no ku ikariso ye mu gihe ayambaye ukumva nyine yatose, mbese ukajya gutangira gutera akabariro muri we yakwiteguye neza, kubera ko aba yabaye nk'amashanyarazi, mbese nawe aba yuzuye ubushyuhe. Inyigisho nk'izi rero zigenewe abashakanye cyangwa se abagiye kurushinga. Rubyiruko, mwirinde kwishora mu busambanyi kuko n'ubundi bishobora kubatera ingaruka nyinshi cyane, harimo kwandura nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane, ndetse n'imitezi. Ikindi, ushobora no gutwita inda y'indaro mu gihe nyine utakoresheje agakingirizo, kandi iyo nda y'indaro yakubera ikibazo kuko nyine udafite ubushobozi bwo kuzarira uwo nyine ugiye kubyara. Mbibutse ko ibi byose ubisanga ku Muhuro TV, niho nyine tubigisha uburyo bwinshi wakora imibonano mpuzabitsina, ndetse mwese bikagera ku byishimo byanyu bya nyuma mwishimye ndetse munezerewe. Niba ufite ikibazo cyo kurangiza vuba wa mugabo we, nanone kwibutse ko ya miti munywa ntacyo yabikemuraho, ahubwo kora umwitozo wo kujya ufata imboro yawe ukarongora ahagana hejuru gusa utanyije mu gituba, ni ukuvuga ngo ku buryo nyine umugore nawe araza kuryoherwa nawe, mbese mukarangiriza rimwe. Nyongere nkwifurize gukomeza kugubwa neza. Ni ku Muhuro TV. Niba utakora subscribe nyine wakora kano kanya kugira ngo ujye ubasha kubona natwe umunsi ku munsi. Urakoze cyane. Ciao ciao.